Se ibintu ntibiri automatique hari ubwo oya ndacyakubwira imbogamizi nagize nagiye mbijyamo cyane nkoresheje amagambo ako kana kagakobwa kariyo nkabona gasa nakambere imbogamizi kugasohora kugakora mu nzu mbona nago binyoroheye niko gupangira trikiro gukoresha engineer Shagi ndakumva cyane meze bite se Shameze neza ndabona usiga fana na Rayon Bay kipe kipe natangiye kuyifana abami itandatu kabera bami bari gutekereza kuyishinga ariko Shagi wagiye ureka group ashinzwe 68 nge naratangiye kuyifana itandatu kabiri tarashinga wayifanye itaravuka eko bugegera sha umva reka nkwibarize rero amakuru ndi kumva kuri uyu musozi niyo amakuru yo kuri umusozi se ko n'inyoni zaho ziri kuyavuga abantu barimo baravuga amakuru inyoni zikavuga ni byinshi biri kuvugwa ntabwo nzi icyo ushatse kuvuga nese sha byagenze gute byura muvandimwe uwuhe uriya mwabanaga mafisango se wongeye ngorora mu bintu by'uramuhungu ese Shagi ko narinzi kugira umutima mwiza ntari biryawe uramuhungu wa mbura rero cyusa ntabwo nkunda gusoma Bibiliya ariko we mbonye umwanya ndayisoma urumva hari jambo nabonyemo rivuga ngo iyo ubuze ubwenge n'Imana irakureka ubwo nyine yabuze ubwenge Imana iramureka n'abantu baramureka abura ubwenge kandi waramugiriye ishyamba ukamugambanira ariko burabukoze nge nabugira ishyamba kugira ngo bitagenda bitesha bigereka muri kugenda mwishyiramo ngo nirukanishije umuntu ubundi n'indaruhari ntiwanyurwa unaramwirukana mu nzu sishago umutima wawe ukuye yemwe namwirukanye mu nzu se burayegereka nkubwire cyusa iyo uruzi rutagukenera rurakuruka iyo uruzi rutagukeneye rurakuruka rwose ukagwa ku musozi ntabwo rero ngiye kuzurirwa mpangana n'umwana w'umuntu nirirwa mwirukangaho nubwo yaba ari mwene mama ntabwo ugiye kuntesha umutwe nirirwa nsara hejuru ye ndabona warahindutse gusa uwo mutima ntabwo nari nkukuziho pe ndi umuntu ngomba guhinduka ariko usibye ko nubwo nanahindutse Katita yabaye kinone tagaskwira cyane ndakora iki kandi mbere naramuhamagaraga ntiyaca mana yanjye ko kadafata fonera Rwanda sino nonda bigirane mwakagera Imana kanze kunyitaba burundu gahinda we nuryame nashashe ati kongera ibindi rimwe ngiye bita ibyo nahindukiremo bifite ishingiro ngiye nduva kwirukana amafisango kwanjye nta kosa ririmo kuri kw'Imana ko ndi kubona ameze nk'akabwera muri zikaritsiye umva ahubwo aranatora amashashi
wamubabariye kuko ukongera ukamuha icumbi. naramubwira ati nagende agumye yerere nk'imbwa yabwanuye namara kumenya ubwenge akamara gutekereza neza akareba yisigeze azamenya ubwenge ashaka icyo gukora mwihorera. Basi se yumwirukana wamuteguje ukamuha yenda nk'ukwezi ko kwitegura ajya namuteguje se yankoreraga kugira ngo muhe pasiyo njye nari kumuha pasiyo yiki ni akazi yari arimo. Ayi bya pansiyo byo aracyari umusore ntabwo ashaje. Pansiyo bayimuha nari kumuha isezerano se nari kumuteguza ngo ndamusezerera yari yantuye. Niki kintu kigaragara yazanye nese njye nari uri kuvuga se ngo nari kumusezerera mu ruhe rwego nkamubwira se nkamutekera nkamubwira ati mwana mama agenda ni cyo kiza se yankoreye kamuteguza ukamubwira ati itariki ni isaha yini njye singushaka hano itegure ushaka inzu yawe njye nshaka kwiba ko nayo cyuzura umuntu w'umugabo utangiye kubura ubwenge utesha ntese ibyo uri kumwe ngo ngene ako ibyo amavisa ngo urabizi cyangwa no kugenda ubyumva gutyo bigenda kuri umusozi nk'uko uri kubimbwira uramutipe uramuzi oya buretse gake ngo bwire koko mu by'ukuri bura ari ngene wafisa ngo ubona umuntu ushobotse arinde byo gushoboka sarashobotse ariko ntabwo ntabirenze arashobotse. Afite nka kangahe kwijana? Enda nge nama nka 60% urumva ko byarenze mu gihe aho ngaho ugiye kure muhe nka 23%. Ntabwo yagira uramuhungu nawe ari we mu bantu wakwiruka. Ndi kwihomaho arayifasha. Hello? Ndakumva. Sabi bimeze bite? Sawa. Ni amahoro. Se ko numva uvuga nabi. Ahubwo se urambaza iki muri aka kanya? Sabi nta kintu nakubaza muri aka kanya. Niyo mpamvu waranze kumfata se? Nyine urambaza iki ko nta kintu nyipanga nawe urambaza iki? Ariko se watuje ukanyumva. Sibyo? Watuje se? Vuga ndi kumva. Sabi ndi kumva mbwira. Gerageza utuze ngira akantu mubwira sibyo? Humeka rimwe ukurakuka munda ukazamureho gakeya wongera ukamanure wumva utuje noneho kugira ngo ngira akantu nkibwirira sibyo? Urumva natuje wambwira. Basi umva nkubwire sibyo? Ndi kumva. Urabona hari ahantu twakundaga guhurira muri cya giti cya kirabo kirya gihe haruguru yo kwa Bonke hejuru nyine hafi no mu rugo munsi ya cya giti cy'ikirabo inyuma ya cya gipango. Rahazi. Basi wahansanze nkagira akantu mwibwirira. Nza kuhakora iki se? Ngenda uzi ko usekeje njyewe nza kukureba. Ko warumbwiye ngo uratuje aka kanya ubaye iki? None se wajujura biki? Njyewe nje kukureba. Uzi ko usekeje. Ngwiki urashaka kongera kuniga nk'ubushize? Ntacyo ngutwara sheri. Urashaka kumpatirana noneho ndi njyenyine. Oya humura mama nakantu nshaka kukubwira tuganireho ntabwo kari burenze iminota 2 humura nta kintu ngutwara baby. Urashaka kumbwira iki ariko njyewe ntago nzi. Urashaka kuniga? Oya ntago baby nukuri ntago nabikoze wari umujinya wabineye n'impamvu zakira kintu mwari muri kumwe erega se wowe urabiyobewe koko? Iki se kuryo wakitwara muri bura buryo? Basi sorry baby ntago nzasubira mbabarira sibyo? Ngonde baby. Basi se wabinyemereye basi ngwino urantu kuhageze ndabyemeye. Urabyibagiwe muri aka kanya. Umva ndakwemere basi uranjwibura nk'inke 6 nushake undumagure unso murambabarira undumagure umwere dushaka nushake uzana amasara bwaye cyangwa n'icyo umuntu atagure ari kugere hano uze nkubwiye kandi birihutirwa. Sawa amasegonda 2 yonyine. Nayo ni menshi ahubwo sinzi banguka
sawa ntumbeshye sawa ariko njye simarana nawe n'umunota ntugera si mbabarira basi ubanguke gusa ntumbeshye banguka sibyo okay sawa cyonze cyo ninjye nawe ntabwo uzancikira wowe sha ubundi ko ndi kumva mufite impuhwe cyane ubundi we wajya ukamucumbikira se sha umuntu wakunaniye urumva ari njye twashobokana ese ngewe ushaka kumunyegekaho gute icyo ushaka kongera kumunyegekaho kandi uzi ko namwirukanye kuko mwabanye imyaka myinshi nyine namusabiraga ko yagaruka yenda ukamuha nk'icumbi ry'iminsi ngahe akagenda nyine akajya gushaka ibyo nuko rero ntagende nta byinshi byo kuvugana nawe kandi nawe azabibona karibu rero umunsi wanjye abantu Messi nawe ndabona umeze neza nta kibazo meze neza ntacyo usibye akantu k'agiripe kari kumfata ariko ngiye ukarwanya mu kanya tu ahubwo nayo nzi ko nanjye wenda ndi bukwanduze nawe nshobora kubwira ngo ntiwegere hino ntazawukwanduza nyine ko nanjye nakarwaye tu kugira ngo hari icyo nandujwe nawe rako nambura ako kazi wagiye umbabarira ko niko kuri ariko nanone uracyagira za burage zawe uwo ni njye ariko biterwa nanone n'uwo tuvugana ngira ngo urabizi ko woweho nakuranze reka no kwivuga byinshi nta kibazo hanyuma se ahandi simeze uroye ntacyo akazi karagenda ndabibona uri simati muri iyi minsi wanze uri gukora ibifaranga byinshi enjeniyeri ibizu byose nsigaye mbona babyubaka buri munsi amafaranga ari kuboneka ni ku ikofi icyo nabuze ni kimwe gusa wabuze ikizi harabura iki kabi kandi abanyona nyikubwiye waryo wagikoraho yes of course kubera iki birashoboka reka okay samubwira banza umbwira icyo mpamagariye icyo nawe ndakikubwira ngiye hamuvandimwe wese wagize ngo icyo ngo wahamagare kukikubwira biranoroshye iki okay ako reka mubwire kabisa rero kunaya matsiko sha oya nta matsiko yandi ako nyine hari igihe umuntu aba agiye kuvuga nk'ikintu akabanza gushaka uburyo arakivugamo okay isanzure rwose umva rero subize ko tumaze iminsi turi gupanga dosiye yo kubaka ajiste ndabyibuka mbona kwibagirwa ikintu kirimo amafaranga ntabwo nagishyira kure y'umutima ndanda nkimva na telefone yawe natekereje ko ahubwo ugiye kunsaba devi ko yandi nabonye iriya dosiye ni igicupuri ntayihari ntugakine nanjye ibintu by'amafaranga nta burage urabizi ni ukuri iriya dosiye ntayihari iki kandi rwose mbabarira unyumve urakomeje se mbabarira unyumve untege amatwi kuko ni wowe nshaka kumfasha ufite ikibazo gikomeye cyane kuko narebye mu bantu bose tuziranye ntabwo ari we wenyine w'umu-enjeniyeri tuziranye wamfasha ariko nabonye ubucuti dufitanye kominikasiyo mbona turi in touch cyane ko mbikubwiye wawe nyine kukugeraho byakoroha kuruta abandi yego kabi urabizi ko mfite umwana ahubwo kagaba kwitaza ejo kunsuhuza kariye ntabwo nashaka kumva ibintu tugiye kuganira ntacyo ntabwo yagenda ajye mu cyumba arebe katuni nyine ibintu nk'ibyo ntacyo ndakumva rero uriya mwana kamere kumamagaye aha ngaha ari kunshakira iki nta nubwo anatekereza ngo umuntu akubwire icyo aguhamagariye mise kumamagara ugaceceka nyine umeze bite se sawa kari rero nkwamagara hari ikintu nashakaga kukubaza ariko nanone wenda ntubifate nk'amatiku nk'ibisanzwe ni ibintu nyine bikomeye ushobora kuba binakomeye ibibazo byawe nawe rero ni umunsi mbaza uretse kumbureminga narakubwira mwana ngaho mbaza dore ko cya gihe nabaga guhaha subiza igihe nazaga ngasanga ibishyimbo byashiriye se cya gihe nyine wanukiraga mu gikari naje kumva umuntu hariya ari kuvuga ngo hano ngo ntabwo ari iwanyu hano ubwo se nindabikubwiye ibyo bintu nimba ari umusore niba ari umugabo ariko byanze bikunze ni umugabo nabonaga afite inda kandi abasore bagira inda bari bakeya iki ni umusore cyangwa umugabo ni umugabo uramuzi se w'abandi ntabwo muzi
yavuze ngo iki? ngo hano ngo ntabwo ari iwanyu. Yaraje muhura mu nzira arakubwira ngo hano ntabwo ari iwanyu? ntabwo nk'ukuntu sitori zagenze njye nanyuzeho nyine ngiye kwiharebera kwa kuntu nyine kukubwira cyagiye nasanga ibishyimbo byashiriye cyagiye unukira mu gikari ngumva najaga nihuta kwa kubera ko nasize ibishyimbo mu ntuza ku ziko naje nyine ngeze hariya urabona hano tuyira duhingukira kuri kariya kayira gatambika kajya kwa Siriyaki niho bari yarahagaze we n'undi mugabo numva ari kumubwira ngo dore ngo muri wa rugo ngo ba nyiraho ngo ntabwo bagihari ngo nta nyiraho uhagira kumva taje nsa nk'utabyumvishe neza ariko ngenda nitindatindamo gakeya kugira ngo numve nimba ayo makuru nyine ashobora kuba ari aya nyayo kumva hanyuma nyine uwo mugabo yari ari kubibwira we urumva we yari anicaye kuri moto ahita agenda ubwo uwo mugabo nyine yasigaye ahagaze aho ngaho ndabanireka mubaze mwegere mubaze rero nabaze se ahantu wari uri kuvuga hadafite ba nyiraho ni he anyereka hano kandi hariya bafite ba nyiraho atarambwe ati hariya uriya mwana uri kuvuga hariya ntabwo ari iwawe. Uwo mugabo niko yakubwiye? Nuko nguko nubwo mbere mubonye muri no karitsiye? ntabwo mbwa ngo ni ubwa mbere mubonye sarazana hano gusa nyine uko namubonye nubwo ari umugabo ushobora kuba wenda afite nk'imisemburo y'abagore kuko aba ari nkuru cyane umuntu bari muri akagera. Kamirindi nawe rero hari amagambo ujya umbwira nkumva urimo kunshanga ibyo by'amagambo n'imisemburo biba bihuye hepfo. Oya nimba umuntu afata umwanzuro agahagarika undi mugabo umuntu uje gutya nyine akamuhagarika mu mahanga akavuga ngo ngiye kumubwira ngo uburyo ngo urugo ngo rutari urw'abandi nta n'ikintu na kimwe bimureba uwo muntu ataneye n'abadamu ngo nawe rero kuko nta magambo ugira nawe ugira amagambo menshi asubizi kari ko twatangiye ikiganiro tuganira neza nk'ubwo unyise umugore gute wese kuri kwita umugabo w'abandi ngo se nzafata umwanzuro niyahure nibyo bintu uzavuga ngo ngaho se mfasha wenda no kari buraga ariko nanakwiyabura haka ibyo bintu nge numvishe bisa nkaho binaneye n'ubwo kuko uwo mugabo yabivugaga asa nkaho nyine amaze igihe abizi ngo hano ntabwo ari iwacu ngo reka nese uwo mugabo nta n'uwo nzi pe wese ibyo bintu hari ikintu biziho akaba barimo kubeshya ese wowe ni waje unsanga ahangaha nako najemo gusanga nyine ko najemo gusanga nyine mba maze nkubwire ko najemo gusanga aha ni iwacu sinazanye na mami se wenda usibye ko atagihari sinazanye nawe aha ni iwacu ni kwa mami ni kwa dadi wenda usibye ko badahari ariko nyine aha ni iwacu ahubwo wowe bitewe n'ayo magambo ufite sibyo genda mu nzu ukomeze akazi kawe ukomeze ibyawe ndasiga mbitekereza hano ntabwo reba nk'ukuntu uba unyirukana abanyabona amabyi uri kohereza ngaho genda Kamire asubu Kamire ndi koko ibintu arimo kuvuga agenda aterateranya ngaho umugabo ngaho umusore ndumva bicanze use niyaba ari wa mugore ahubwo akaba ari kwanga kubimbwira. Papa we yari yarashatse undi mugore njye ntabwo twabanye twarabyaranye ariko ntabwo twabanye akuriya mwana arazwi muri famiye y'iwabo kwa se yego papa we rero amaze gushaka undi mugore ashaka umugore nawe ufite umwana baranabana ariko ntabwo mbizi niba ayo makuru wabo yaziho umugabo n'umugore baje gupfa muri rusange narapfakaye mbwira Paul bihangane kandi ndi hano kuba nawugira icyo umarira mu bijyanye n'ibyo ndi hafi yawe nta rungu urabizi mpora kuri kurwanya kabe nyuma y'ibyo rero numva nshaka kwigarurira umutungo w'uriya mugabo kubera ko uriya mugabo n'uriya mudamu yapfuye nta mwana bafitanye nta n'inda donc nta musimbura afite uretse umwana wanjye gusa se ibyo bintu ntibiri automatique hari ubwo oya ndacyakubwira imbogamizi nagize nagiye mbijyamo cyane nkoresheje amagambo
ako kana k'agakobwa kariyo nkabona gasa n'akambereye imbogamizi kugasohora kugakora mu nzu mbona ntabwo binyoroheye niko gupanga iriya tiriki yo gukoresha enjeniyeri ndavuga ati nzagufata tugende tujye mu rugo nk'umwenjeniyeri ugiye kubaka iriya nzu wambaye iniforume ufite baji ufite metero ibintu ingofero bya bindi byose n'amajiri mujya mwambara ku ishansiye muri mu kazi ndabyumva yego tujyeyo abibone ko haje umuntu nyine ugiye kubaka inzu komsa numva bizoroha kuruta gukoresha iriya magambo nkoresha urabyumva uteka mbi ibintu ko bigoye ko numva ari nka scam ari bivuga tujye guskaminga umuntu nta kigoye kirimo ibintu byose biba bishoboka uriya mwana nta kintu apfana n'umugabo wanjye nta sano n'imwe bafitanye ese umwana wanjye azabeho adafite ahantu ho kuba kandi papa yarafite imitungo noba cyane ko numva biragoye ariko uko biri kose ariko birashoboka biga nta kidashoboka koza ntabwo navuze ko bidashoboka birashoboka ariko biragoye kabi nta n'icyaha kirimo nta n'ikosa mfite ntaryo mbega ni intege nke wagize bashaka ko nabuze sapoti ndahari kubigukorera ntekereza ko nta sinazuyaza kuvuga yego ko urabizi nyine mbere na mbere ndagushimye ko byemeye urakoze nawe so ahubwo ubizi neza urumva ni akazi ibintu birimo amafaranga urumva nzakoresha amavuta njyayo ivene n'ubu nje kureba n'amavuta sinkwishyuje ariko ukoze ngomba kugira inkamu runaka ku bintu nk'ibyo bibi ako kavuga nk'ayinkamu uri kumbwira ni iyi ntabwo yaba ari amahirwe yo kuzamuprofita nawe anyway reka ibindi nzayikoresha uburyo bwanjye ariko ntugire ikibazo utagira ngo ndanakugoye cyangwa mbigize ikintu cy'ikiguzi nawe uri umuntu mukuru twazareba uko ndi twishyurana icyo bitwaye nta kibazo nawe wazamfasha nyuma y'ibyo ngibyo tubisoje hari ikibazo ngewe icyo nshaka no kubanza kumfasha dosiyange ikarangira ibindi bizazanye uramfite nta kibazo kuri jyewe bene magambo ndakubwiye ngo yego ndahari wese ahubwo se wabona akanya tukabitangira muri iki cyumweru urumva okay next week ndumva nzaba ndi free mbabarira niba wiyemeje kumfasha umfashe tubikore bive mu nzira menye ngo dosiye irarangiye ndahari next week turabikora urakoze cyane ubwo wowe nizere ko utazahindura numva ukanya dosiye uko nari nyize urayihinduye ejo sinzumve ko yawe ugiye guhindura n'ubundi very sorry ubigiyemo ngiye kubitekerezaho neza ni gute nari kubikubwira kuri telefone koko urakoze kandi nizere ko Kamirindi kwino nkubwire komera cyane komere amakuru yawe ndumva umutwe uri kurya kumva wajya nkubise ko Kamiri mu mazi iminsi numva ni agenda ate amagambo yavuzwe nanjye maze iminsi numva amagambo acicikana atari meza kuri wowe bimeze bite ndakubwiye ayo magambo ko nayavuze ndabikubwiye amagambo numva nyine y'umuntu uhora aza kuzengereza hano oya ese ubwo sizi kuvuga ibintu byo naraye mbwiye Karine nyine bimbwire mbyumve ni iby'umugabo nabo ejo mbegwana ninyuze araye hirya kuri ya mihanda hino kwa Siriyake arimo aravuga ngo Karine ngo Karine ngo bagize agize iki kutabimbwira neza Karine ngo ko Kamiri ayo magambo miragura nayiki gusa nuko ntabankureye
wavugishije ukuri ufite ubwoba bw'iki nyine ngo byereka nkubaze Kamiri nimba narakwizeye nk'umukozi nkakugumiza hano mu rugo urumva ariko ndacyari umwizerwa nimba ukiri umwizerwa mbwiza ukuri nyine uwo mugabo byarangiye ngahindutse umugore nako yaravuye ngo Karine ngo ko nta n'isoni ugira Karine ngo hano ngo nagari iwabo ngo da hanyuma se ni kwande ibyo bintu wabibaza uwo mugabo numvise ari kubibwira undi mugabo mugenzi we yicaye kuri moto ubundi ayo magambo ava hehe akajya hehe ndabizi se ntabwo nzi ahantu byaturutse ubundi iyo ubireba usanga ayo magambo aturuka kuki ubundi ko atari ahari yezu bibaza vuba ko aturuka kuri njyewe abo bagabo nibyo bari kuganiraho ubundi abo bagabo baganira kuri uru rugo ni urwabo ntabwo bari hano ku irembo bari ku muhanda hirya ahandi imihanda ihurira umwe utambika hirya kwa Siriyake n'undi uzamukana karakaza hano ndashaka kukubaza amagambo mperuka kumva ngerekanya kubwire kandi umbwiza ukuri ibintu byo kumiragura indimi simbishaka ndashaka umbwiza ukuri ahangaha hari umugore uherutse kuza kubatera icyo wawe ndetse waje Kamira mugufasha ngo da ngo tumusohore ngo si uwo nguwo uhaheruka kandi ko yahagusanga ndavuga ku yindi nshuro ibyo bintu ni iby'ayo magambo y'uwo mugabo gusa Kamira imisi ufitanye n'uriya mugore ni iyihe imisi iyo uriya mugore umeze kuriya nabangera niyo misi wimbeshya mbwiza ukuri ntabwo ndi gukubeshya Kamiri tukwizere umuryango papa Karine amaze gupfa na mama Karine amaze kwitaba Imana ariko ndacyari umwizerwa mabuja tukwizere ugume muri uru rugo ngiye nemere kuguhemba amafaranga yanjye kugira ngo ugumane na Karine nurangiza wivange mu bintu bitakure ndi kwivanga ngiye ibintu ubundi uri iki hano ndi umukozi kandi ndanabizi ko wamaye inshingano zo kugira ngo nite kuri Karine nkomeze ngo murinde ese uri kumwitaho ari uwamukoze wese anamukoze yahita kubona noneho numva ko nijwe n'amagambo nayagabanyije narahindutse ko nahise menya ko ndi n'umuntu w'umugabo nanjye mfite umuntu mfite mu nshingano zanjye reka nkubwire ubu iyo nza kuba ngufite nk'umukozi muzima wakabaye umbwira uburyo wa mugore bita Nobo yaje hano kuko ubwo mperutse guhura na Karine yambwiye ko asigaye aza akaza kubatera hano muri uru rugo ibyo ngibyo rero ese araza kubatera ibyo ngibyo rero byo byabaye na Karine hari nagaruka ngo namagambo ngiye yaturutseho we baraje barihurira azanye n'undi mugore abyibushye cyane bari kuvuga ngo baje ngo hano aha se bahaje nk'iwabo se bahaje nk'iki nk'abashitsi bagenda nk'umuntu uje kuzengura ni iki ndashaka ngumbwire ubundi icyo bagambiriye ni iki niyo makuru nshaka kumenya bagambiriye iki kandi ayo makuru urayafite